cyane tuzamuke dukora kakuya kajya kaza wewe noneho byarenze ibyuya by'amazi amaraso arashoboka avuga ijambo ryiza haravuga ngo data igikombe cy'indenge ariko kuko misiyo yari yamuzanye yari nge nawe ijuru ritari mwongera imbaraga hari imbaraga tubasha kwakira iyo twasenze hari ibintu bibasha kuriduka iyo twasenze hari iyindi si twinjiramo iyo twasenze hari amakuru tumenya iyo twasenze hari indwara zituvaho iyo twasenze hari amateka asibama hari n'ayandi yiyandika iyo twasenze oya umuntu usenga ntuzamwishinge umuntu usenga ntuzamujya iruhande umuntu usenga ntuzamwitambike ameze nka mine yakwica umuntu usenga ntuzakora ikosa ameze nk'igisasu cya kirimbuzi umuntu usenga isaha n'isaha yaguturikana ndakubwiza ukuri well amahoro y'Imana bane namwe inshuti bakunzi inshuti z'umusaraba bakunzi bacu bakunzi bamwafashwe ryari official Imana ibaho umugisha ibahera umugisha aho muri kandi Imana yagura imbago zanyu hanyuma Imana mu ijuru ibagirire neza amaraso Yesu abatwikire kandi ukuboko kwiza kw'Imana kube ku buzima bwanyu hanyuma Yesu abarebe neza ni Sandrine uwihoreye hanyuma umukobwa mwiza wa Yesu namaze ubutumwa bwiza bw'amahoro kandi ubutumwa bwiza bw'agakiza ka Yesu so ndashimira Imana kwinyemereye kongera kubana namwe muri uburyo bw'inyigisho iyo nje gutya numva nezerewe Imana mu mutima kuko sakamenyero n'ubuntu Imana ibingiriye nujya ubona ubyutse nujya ubona uryamye ukabona urabyutse ujye unezererwa Imana kubera ko ntabwo ari buri muntu wese uryama ngo aramuke hanyuma ikindi nta nubwo ari na buri muntu wese uramuka ngo yirirwe ibintu byose ni Imana ibigena turashimira Imana nanone mvuge ngo turashimira Imana niyo shingiro rya buri kintu cyose ni nayo buri kintu cyose Imana ni buri kimwe mu buzima bwawe Imana niyo ukeneye kugira ngo ubeho kandi ubeho neza nta muntu ubana n'Imana ubaho nabi ibimbabwira n'ukuri uyu munsi ushaka kumubona ariho ameze nk'uriho nabi ariko ejo mu gitondo impundu zavuga ntuzigere usuzugura umuntu bitewe n'igihe harimo kuko umuntu usenga aratungurana ntuzakora ikosa ntuziteranye jya umubererekera utambuke umubise kubera ko utazi ibihe nubona umuntu ari gukinisha ikintu cyitwa isengesho ukabona arimo arakina yinjira ahantu basengera ukabona arimo arakina ashyira amavi hasi ukabona arimo arakina azamura ibiganza imbere y'Imana asenga azamuye amaboko ntuzakora ikosa ryo gushaka kumurebera mu gihe ahagazemo kuko iteka umuntu usenga aratungurana twagiye dusenga Imana sinyabyibagirwa twagiye dusenga Imana tugasenga Imana tutariho tugasenga Imana tugakora amasengesho tudafite n'ikintu cyo kuza kuyasohoresha dushoje tugakora Imana yavuze tugakora n'ayandi twishyiriyeho tugakora n'ayandi y'agahato y'ubuginga kubera ubukene ariko turashimira Imana ndi kuvuga ngo umuntu usenga ntuzamwishinge uzakine n'ibindi ariko umuntu usenga uzajya umugendera gakeya kubera ko umuntu usenga iminsi yose aratungurana uyu munsi wamubona akenye ariko ejo wamubona akize uyu munsi wamubona nta shusho afite ariko ejo wamubona afite ishusho uyu munsi wamubona nta byo kurya ejo mugahura yabyibushye yariye uyu munsi ushaka kubona nta bana be bari kujya ku ishuri Imana ariko ejo ukabona yabonye abaterankunga umuntu usenga ntuzamwishinge tugiye gusenga Imana ariko twumve n'ijambo ry'Imana warababaye urihangana urasuzugurwa uranatukwa baguhinduye nk'umusazi yoyo ku musozi uri igitaramo barongera kukurega iki ko ngiye kuza nkahita mbakije Imana ijya yambura ijambo abantu abo bakwihanga umva ngo azapfa kuriya mwe abo ngabo Imana ijya yambura ijambo abantu yarangiza ikariherezaho bari kuryaka ntabwo nyumvishije ma Imana ijya yambura abantu ijambo umva icyiza cyayo nanone nkubwire ukuntu ijya yica imigambi y'inshakura yewe ndakubwiye ngo ku muntu usenga abashinganye inshuti yanjye ntuzakora ikosa umuntu usenga uyu munsi wamubona ari nyakujya ariko ejo mugahura arimo agenda yitwaye umuntu usenga ntuzakine nawe usenga kina kandi ukandagira usenga
nabwo wajya honyora. Banumva mfashijwe n'umuntu usenga mana, abantu baba mu masengesho dore mbahaye intashyo, mugubwe neza, biremewe. Iyo ndi gusenga Imana ndanezerwa kuko n'uyu mwami nakiriye nawe yarasenze. Byari kumbera ipfunwe, byari kumbera igihombo iyo nsanga nawe atarasenze, ariko njya nkunda ukuntu yasengaga iminsi yose. Agiye no kuvuga aravuga ngo dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Niki se nje kukubwira? Nje kukubwira ngo komerera mu masengesho, kubera ko umuntu usenga iteka aratungurana. Gusenga n'ubuzima, gusenga ni imibereho, gusenga biradutunze, gusenga bitugiza abo turi bo, kandi saha gusa hari n'ahandi tugomba kuzagera kubera ikintu cyitwa isengesho. Iyo nza kugira isoni, nari kugira isoni z'ukuntu Yesu atasenze, ariko naje kuza gusoma ibyanditswe nsanga ahubwo ubuzima bwe bwose bwari amasengesho. Iyo ugiye gusoma ibyanditswe, ku manywa yirirwaga abohora, ku manywa yirirwaga abwiriza, akirirwa azura, akirirwa agaburira abantu, akirirwa abohora imbohe, simbizi Imana, akiza ibirema, banyabibembe. Olase Brayfo, Mana ndagushimiye pe, umukunzi wanjye ndamukunda Yesu pe, ndamwemera cyane. Ariko byagera nijoro yababa we akibeta, akazamuka akagera yono akajya gusenga. Yabaga mu buzima bw'amasengesho. Ntuzakine uri umurokore ngo ubeho ubuzima budasenga, uzaba uri muri esheke, kubera ko n'uyu mugabo twakiriye nawe ubwe yari amasengesho. Musumwe Mana ari Getsemani, njya bikunda, abona imbaraga z'umusaraba ziri imbere, abona ntari buze kuza kubishobora. Hagiye kurasanga abantu b'impinja, abana batoya nibo bari bumuvugiriza induru, abona abagore yatubura imigati bakarya, baraba barimo bamucira mu maso ibintu bikomeye. Buri abagore bagira akanyaro, bagira akantu k'agasuzuguro n'akajogo. Hagiye kurasanga abagabo, asanga rukuntu baza bamwifatiye gahanga, arebye ukuntu isi igiye kumera, ngo no Mana datashye igikombe cy'indenge, abona ntago ari bubishobore, ariko agipfukamye ari gusenga. Iyo usomye inkuru iranezeza, ngo yabize ibyuya agera ku kigezo ibyuya bisanzwe bibura, amaraso aramanuka, haza ibyuya opefosa kidewe. Mana iyo ngeze hano ndamubwira ngo ongera unyongere imbaraga zo gusenga, ongera umbashishe gusenga, mbashishe ubuzima bw'amasengesho, ongera usubizemo intege zo gusenga. Aha nanjye mbasenze kugira ngo mbashishe gusenga. Ibyo ibaza ibyuya nka kuri ubona abakarani baba bageraniwe nyine, wajya kubona ukabona nka kuri abo bashoka ibyuya bisanzwe, cyangwa nka kwa kundi ujya mu gasiporo uri kwishofa nyine, urarandeba wishofa uvuga uti Imana tuzamuke dukora kakuya kajya kaza. Wewe noneho byarenze ibyuya by'amaso, amaraso arashobonoka, avuga ijambo ryiza, haravuga ngo data igikombe cy'indenge. Ariko kuko misiyo yari yamuzanye yari njye nawe, ijuru ritari mwongera imbaraga. Hari imbaraga tubasha kwakira iyo twasenze, hari ibintu bibasha kuriduka iyo twasenze, hari iyindi si twinjiramo iyo twasenze, hari amakuru tumenya iyo twasenze, hari indwara zituvaho iyo twasenze, hari amateka asibama, hari n'ayandi yiyandika iyo twasenze. Oya, umuntu usenga ntuzamwishinge, umuntu usenga ntuzamujya iruhande, umuntu usenga ntuzamwitambike, ameze nka mine yakwica. Umuntu usenga ntuzakora ikosa, ameze nk'igisasu cya kirimbuzi. Umuntu usenga isaha n'isaha yaguturikana, ndakubwiza ukuri. Nigeze mbona ahantu grenades ni utuntu tuba tungana nka gutya, ariko ishobora guturitsa inzu yose, kandi ari akantu kangana gutya. Numva batwita ngo ni udutunda, wakarebera uko kangana ukagasuzugura, ariko iyo ukuyemo urabyumva nawe, ushobora guturitsa ahantu hagari cyane. Umuntu usenga rero mugeranye na grenade idafunduye, ushobora kukabona ukagataka gatenesi, ukajya ugira utya uvuga uti yapu. Ariko my friend, ahantu ibanga rizingiye ni mu masengesho, n'ahantu hari ibanga kuri grenade ni karaka, urabyumva nyine. Rero reka nikomereza, ariko nguhaye gasopo umenyera abantu muririmbana, wenda sinzi, wenda mwitorero wenda ryo mu mudugudu, umenyere wenda abo mwitozanya karate nta kibazo, umenyere wenda abo mukaranana mu isoko, umenyere babandi mu Kisombe hamwe mu isoko ry'Isombe, umenyere babandi mucuruzanya imyenda nta kibazo. Ariko umuntu ushyira ivi hasi ndugu yanga, you have to pay attention. Mana yo mwijuru tugirire neza. Ariko ndikumva hari abantu basenze Imana, numvise Imana ivuga nanjye ko itazabirengagiza.
nubwo byagenda gute amaherezo buzacya. Oya buretse gato, nubwo wabona isoni zigiye kugukora warasenze, nyemera ngo utangarize ko zitazagukora. Nubwo wagera ku kigezo ubona ko zaje, umva nkubwize ukuri kuyamamagaye, ntabwo uzamwara. Mana yo mwijuru tugirire neza. Ndashimira Imana kuko ari umukozi mwiza w'umuhanga. Umva ukuntu Pawulo abwiye Abaroma ibice 5 murongo wa 3, arabwira ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Kane haranditse ngo kandi kwihangana kugatera kunesha. Aleluya. Ibitugerageza uko kunesha kugatera ibyiringiro. Mana we, ntushobora kunesha utageragejwe, na nubwo ushobora kugeragezwa ibirenze ubwenge bwawe. Biravuze ngo nicyo gituma twishima no mu makuba yacu. Narimo mvuga ku muntu usenga, ashobora gusenga ubona asumbirijwe, agasenga ubona bamusohoye mu nzu bibaho, agasenga ubona nta kambara afite, agasenga ubona akubitira abana kuryama. Hari n'abo ngira ngo kera nuko wenda ntazi uko byagenze, insengero zimwe amazi amwe bakayafunga, ariko hari aho twajyaga tujya bavuga bati umurozi, ubwo turebera muri bara bambaye nabi. Haba hari agakecuru kari mu iteranirwa kakaba karaboneranye. Ofete hari urwego rw'ubuzima umuntu ageramo, ikibi cyose wajya kugishaka akaba ariho wajya kugishaka, akaba ariho wajya kugishakiraho. Kandi disi hari abarozi b'abasirimu. Ngewe ndasenga ibintu mbonesha amaso, ibintu bamabwira mbabizi neza. Hari abadamu b'abasirimu beza rwose ashyiraho akantu gutyo ukabona yikoze, babyita kwimakinga up, ukabona yishyize up. Ariko hari ibintu akenyereye ukavuga Uwiteka uretse ko ari umunyembabazi, ubundi ntiwakabaye haguruka aho ngaho. Nigize ntungurwa, hari ibintu tutavugira kuri kamera kubw'umutekano w'abantu bamwe, ariko ikintu tuvuze ni iki: ntago amakuba amera mu butaka, nta nubwo ibyago biva mu bukungugu. Ibi byose bisohorera ku bantu. Amakuba aza ku muntu, ibyago biza ku muntu. Arimo ukuntu Pawulo abwiye Abaroma, aravuga ngo nicyo gituma twishima no mu makuba. Muri cya gihe ubona ko byaze, biravuze ngo nicyo gitumye twishima. Kubera iki? Twishima atari uko turi mu makuba, ahubwo twishima tuzi neza ko nubwo turi mu makuba ejo tuzayasohokamo. Gusenga bitanga imbaraga. Kandi avuze iki? Aravuze ngo kwihangana gutera kunesha. Bakubwiye ihanganire mu buzurimo, ihanganire igishuko utegereza igitondo. Sinzi impamvu nje kugukomeza gutya, ariko nawe nkubwira ngo warababaye kandi urihangana. Ihangane, nje kukubwira ngo ihangane. Birashoboka kuri kubona ibintu bigusumbye bigeze hejuru harenze uburebure bwaho bugera, ariko nje kukubwira ngo ihangane. Ese ubundi reka mbabaza, ubundi ihanganye nabamagaza. Hari igihe umuntu akwandikira nk'ikintu kavuga nk'uyu nguyu ko tutiganye, tukaba tutaraturanye, ko nta madeni ngira, wihore nta madeni ngira pe, Imana imamirize. Hagase mwoka byaramwe niko uyu muntu dupfuye iki? Hari ubuzima umuntu abamo ukabona abantu bose baraguhagurukiye. Hari igihe uba ukabona ntawe ugucira ngo akari urutega, ni kubera wacu bavuga. Mbese ukabona nawe wakugirira impuhwe, ariko mva ngo ubwize ukuri, bakubwirire ijambo ihangane, ihangane. Pawulo abwiye Abaroma ngo nicyo gituma twihanganira no mu byago, tukihanganira mu makuba. Cya gihe cyo kutihangana, cya gihe twakabaye tubamo ntitubone ibitwihanganisha, ariko tukihangana. Uzi impamvu Yesu yihanganiye umusaraba? Yabonaga itorero riri imbere, yarengeje amaso ba Petero bari kumwe, arenza amaso ba Yohana birirwanaga, arenza amaso ba Simoni. Arangije abona imbere ba Pawulo, kandi uwo Pawulo arataraza. Abona ko Pawulo azirukankana ubutumwa muri Efeso, azirukanka muri Roma, akirukanka mu Bakorintho, akirukanka ahantu hose. Abona ko nanjye kanwa kavuga umunsi umwe nanjye ubutumwa buzangeraho. Bimutera imbaraga zo kwihanganira ibigerageza. Yihanganira umusaraba. Umubwire ikintu gigutera kwihanganira ibyo urimo none ahangaha, ntabwo kiri buve hano none ahangaha. Imana iguhereza amaso areba ejo n'ejo bundi, kugira ngo ubashe kwihangana. Niki gituma umuntu abyuka mu gitondo akavuga ngo ngiye kwiyahura? Nuko ababona abari kwireba none aha, ntabwo abasha kurenza amaso aho ngaho ahagaze, ahubwo iyo abashije kuba ari kureba hano nyine aha, abona ko byacitse. Ariko Imana imfashije wewe urikiye ufite uwo mwuka, ukarenga aho ngaho uri, ukabasha kureba ejo hazaza, wabona amaboko y'Imana, wakihangana. Niki gitumye ubona abantu bahemutse se abandi bakandavura? Nuko bareba none aha, ntago bareba ejo. Kubera ko aramutse arebye ejo, ko ejo igitondo cyaza kandi kirimo impundu, yakihangana ntagwira ubusa.
Pawulo abwiye abaroma aravuga ngo nicyo gituma twihanganira tukishima no mu makuba. Ibaze umuntu wishima mu makuba. No mu byago nzaririmba ndamahoro. Ayiwe ibaze nawe ra murokora ubundi umuntu usenga abatangaje no mu byago aririmba kari amahoro. No mu gihe cyo kwambara ubusa ngo nawe ubusa ariko ndamahoro. No muri cyagaye ndanzwe ariko ndama akumva ko mare turengere. Muri byaretse kuri ngo ngewe ibyo biramagije zikimwe cyo ziyuka nkunda ubudasiba ziyuka mbere ubuhungiro nyiri mwisi haleluya nyiri mwisi. Kuko tuzi ko Yesu atubereye nubwo abantu batwanga ariko we ntatwanga tugumaho. Kandi umubwira aka kantu abantu bakuva ariko Yesu ntiyakuvaho. Ariko igihe cyose uri kumwe na Yesu akuzanira abantu. Ariko igihe cyose uri kumwe n'abantu bagukura kuri Yesu. Imana ikurengere kubashije kwihangana. Narinje rwose pe ari akamesaje kagufi ariko gakomeye kugera ku kigezo wakihangana none niyo myaka usigaje imbere ukayibamo. Wakihangana none ahangaha neje ukanesha. Wambabari ukihangana. Ihangane. Umaze igihe mu bushomeri ihangane ejo Imana yaguha akazi. Umaze igihe nta rubyaro ihangane ejo Imana yaguha abahungu n'abakobwa. Umaze igihe nta ihangane ejo Yesu yagira neza. Imyaka iragiye ihangane ejo Yesu yaturetse ikintu. Ni ikiza gituma tunezerwa ijuru kandi tutararigeramo nuko twihangana. Tuvuga ibyo mu ijuru turi mu isi bikamera nk'iki cyanditswe Pawulo avuze. Tukamera nk'abihanganiye mu makuba yacu, tukamera nk'abishimiye mu makuba. Ibaze kuvuga ijuru kandi uri mu isi. Ufite ukabaho ubuzima bwo mu ijuru kandi uri mu isi. Ukabaho wumva abamarayika, ukabaho wumva ugakumbura. Abacu bajyaga baririmba nkumbuye gakondo yo mu ijuru, nkumbuye ga kadusenge ntarenga hano. Ariko nicyo gituma twishimira no mu makuba yacu nuko tuzi neza ko kwihangana gutera kunesha kandi kunesha bigatera ibyiringiro. Umuntu wese ugiye ku rugamba iyo rutabarutseho bimutera ibyiringiro byo kuzongera kurusubiraho. Hanyuma umuntu wese unesheje bimutera ibyiringiro by'uko neje atazaneshwa ahubwo ko neje azanesha. Umuntu wese bashe kwihanganira uyu munsi akihanganira kimwe akabona kiratambutse bimutera intege z'uko nekije kindi yakihanganira. Umuntu wese ukiranutse ku gato akababwira yakiranuka no ku kanini. Umuntu wese wihanganye ku wa mbere burya no ku wa kabiri yakihangana. Ariko umuntu utihanganye ku wa kabiri no ku wa gatatu ntiyakihangana. Umuntu wihanganiye ubukene Yesu we ubuse nakubwira gute no kwangwa arabyihanganira. Ariko umuntu utihanganiye ubukene ntago no gusonza yabyihanganira. Utihanganiye kwambara ubusa se yakihanganira kuburara ntibibaho. Nicyo gituma twishima no mu makuba yacu. Yesu abagirire neza, Yesu abiteho. Imana yabashije kwihangana. Mvuze inshuti z'umusaraba mwese aho muri mu byo uri gucamo byaba ibyiza byaba nibibi. N'ibyiza burya birihanganirwa. Taza kukubwira impamvu n'ibyiza byihanganirwa. Hari umuntu ubaho ubuzima bwiza Imana imuteye iteka akumva ko abandi bo ntacyo bamaze, akumva wenda ko ari uko bakoze ibyaha. Ariko bashe no kwihangana muri ibyo byiza ntukomeretse abandi burya waba wihanganye. Hari umuntu ukoresha umukozi wo mu rugo akagira ngo ni nk'ipunda afite mu rugo. Hari umuntu ubana n'umuntu munsi akagira ngo hari yaramuguze. Yesu we ni Yesu watuguzaho igiciro. Rero n'ibyo bisubizo byawe wabyihanganiramo ntukomeretse abandi cyangwa se nibikubera inkono kubitisha abandi. Twihangane. Sinze kuvuga kwihangana ngo byumvire mu bari kubaho nabi cyangwa se byumvire mu barwayi n'abandi, ahubwo nawe muzima ihangane wihutaza abarwayi. Yesu atugirire neza, Yesu atwiteho. Ibaze ko Yesu yigize avuga ngo n'umuntu uhagaze niyirinda atagwa. Hari umuntu uhagarara kumva ko abandi bose baguye. Hari n'umuntu ugwa disa kumva ko abandi bose bahagaze. Ariko bashije kwihanganira muri uko kugwa kwawe ukagira ibyiringiro ko Yesu yakubyura. Birashoboka ko waba unahagaze nanone ukihanganira mu guhagarara bikakurinda kugwa. Nyamara mvuga ibintu bikomeye. Reka dusenga Imana. Nyakubahwa Imana, hari umuntu twari turi kumwe muri iyi nyigisho ankurikiye ariko yumvishe muri we kwihangana kubaye guke. Ndamusengeye kugira ngo mubashije kwihangana kuko ijambo ryawe ritubwiye neza ko kwihangana bitera kunesha kandi kunesha bigatera ibyiringiro. Ndagushimiye kuko uje kuneshereza twese kandi ukazaducyura mu bwami bwawe kubw'ibyiringiro dufite mu izina rya Yesu. Amen.